Hi friends, uyu munsi tugiye kuganira kuri cryptography cyangwa se encryption na decryption. Ubundi iyo umuntu yohereza message ni ukuvuga plain text, uyohereza wenda tuvuge uyu kohereza wowe uri muri Kigali, kohereza nk'umuntu uri i Gisenyi, ni ukuvuga ngo kugira ngo ive muri device wakoresheje igere muri device yiwe hari inzira bicamo. So muri iyo nzira hari umuntu runaka cyangwa se kampani cyangwa se ikintu runaka bashobora kuba bakwekisesinga message wohereje, bakaba bayisoma, tuvuge wenda bamwandikiye bite makuru cyangwa se duhurire hano, bakaba bamenya ati tuvuge wenda kana kagiye guhura na kana. Noneho tugiye kureba uburyo nk'abantu boherezanya ama message y'ibanga, ushobora kohereza umuntu message wenda wamubwiye duhurire ahantu runaka, ariko ukafata amaretre ukayavangavanga ku buryo bidafite meaning, nibyo bita encryption, akaba ayikuramo cyangwa se ugakoresha n'imibare ku buryo umuntu uri bubibona arabona nta meaning. Ibyo tugiye gukora ubu ngubu nonaha, tugiye gukora ibyo gufata ifoto ukayandikamo message, noneho umuntu kugira azasome iyo message bikamusaba kuba afite decryption key. Turakoresha application yitwa Pixel Note, iboneka kuri Google Play Store, yakozwe na Guardian Project. So application ikintu ikora, ifata ifoto isanzwe ukandikamo text, noneho ikayikorera encryption ku buryo umuntu uyibona abona ari ifoto isanzwe, noneho ukayohereza. Wamara kuyohereza, umuntu iyo ayifunguye akoresheje Pixel Note ashiramo ya key mwumvikanyeho, ubundi agasoma text nta kibazo. So reka dufate ifoto baraza kadufati, noneho twandikemo text rero dushaka kohereza uwo muntu. So twanditse hello brother, can we meet at our place in 30 minutes. So tugiye kwikora encryption, dushyireho na key, ni ukuvuga password washizeho umuntu agomba kuba mubiziranyeho, tuvuge mwarahuye face to face, mukayamuvugana ati nzajya nkohereza wenda message ukoresha iyi key. Ni ukuvuga ngo nawe yohereje gutyo bisanzwe kohereza message, undi muntu nawe ashobora kuyaccessinga then nkajya yamwoherezanya message agahita ashyiramo ya key, kuko key yakoreshejwe muri encryption nayo ikoreshwa muri decryption. So reka tubanze nyine get ready to send. So tap to send, reka tuyohereze dukoresheje WhatsApp, kuko nibyo byihuta ku buryo twahita tuyikorera na decryption mukahita mubibona. Ariko ushobora kuyohereza ukoresheje n'ubundi buryo bwose bwo kumessaginga ukoresha, yaba MMS, yaba email, Instagram, bitewe n'uburyo nyine ukoresha tu. So iyi nimero ngiye kuyoherezaho nsanzwe nyifite muri telefone, no kugira ngo byihute nyine muhite mubona decryption yayo ukuntu bigenda. So murabona ko ni ifoto isanzwe, undi umuntu wese waza akayibona muri telefone yawe yabona ari ifoto isanzwe tu. So reka tuyohereze. So yagiye, reka duyiye muri WhatsApp yindi turebe ifoto ko yaje, cyangwa se turebe icyaje icyo ari cyo. Don't use one man a rally, but I got to Cali. Police shoot me pally, me listen to Bambali. All day all night when me was up, me challenge with me niggas in Paris and we singing so. All over everything. So murabona ko ifoto yaje.
tuyifungure. urabona ko uyibonye ni ifoto isanzwe, niyo wazuminga bingana gute ntabwo ushobora kubona iriya mesaje. urabona ko nta hantu hari mesaje, nta hantu wabona ikimenyetso cya mesaje na kimwe. So reka mbere ku buryo noneho tuyikorera decryption, uburyo tuyifungura. Ukanda hariya utudomo dutatu, ukanda kuri share, ubundi nyine hakaza ama application ugahitamo pixel note kuko niyo bakoresheje muri encryption, then ugashyiramo ya password muziranyeho nyine tu. Some boy them say money over everything. Them try to impress me so they spend money on everything. But me tell them say Jehovah is my everything. So urabona ko message yaje, hello brother, can we meet at our place in 30 minutes? So urabona ko byakunze, nta kibazo. Ubu ushobora kohereza message zawe mu ifoto ari ibanga, nta wundi muntu waza accessing. So thank you guys for watching. Nizere ko enjoying mwaryohewe. So subscribe on my channel on YouTube with Harris Joe. See you later. Boom.